ndavuze ngo ugomba guhitamo kuguma hano wenyine cyangwa se mwese mukagenda. Nakubwiye ko ntari umurinzi w'umukobwa wawe ariko. Asubwo kwe nk'iki gicuku umpamagara wo kweri humbaza iki koko. Arakoze cyane Dr. kutuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ndumva ikindi kibazo twamubaza Dr. Urabona kuba imibare irimo izamuka y'abana batwara inda bakiri batoya. Urabona ko ari ikibazo gihangayikishije igihugu. Urabona byaba birimo biterwa n'iki? Urakoze cyane mbaje ikibazo cyiza. Goko niko bimeze, ni ikibazo gihangayikishije igihugu muri iyi minsi, ariko ngewe mbibona mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni uruhare rw'ababyeyi mu kuganiriza abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hanyuma kabiri, uko mbibona mu buryo bwa kabiri mbibonamo na abana b'abakobwa baba bashaka iterambere ryihuse ariko binyuze y'ubusamo. Bityo urabona bigatuma nyine muri wa mwanya w'imibonano mpuzabitsina batabasha reba hano baratsemererwa kuko ari byo bashaka. Uruhare mu gufata ibyemezo muri wa mwanya w'imibonano mpuzabitsina. Nk'aba miss genda tambuka akaguruka mu kayibahanda kandi kagihanda. Urabona umurandeba ngenda munsubirishemo reba nta mwanya mfite. N'ibindi n'amafaranga aba yagufatije ntabwo ukibashe kuvuga. Birumvikana. Okay. Kumana. Asa nk'ibyo byari bikuvunnye n'ibiki mu by'ukuri. Ngamba bari rumbwira. Birani ibiki byari bikuvunnye. Ngo kubyara muri iki gihe ngo inda zitateguwe muzihe nzira se. Kunarega wataye umutwe uri murumviriza gusa birase n'ibiki. Aba yagufata. Ariko si nk'ibintu biki murimo kuva kare. Ibi turabirarira. Akoze we wajya ureka tubishira abaturage kacu bakamenya kugendera mu nkweto. Ibi ni ibiki wowe ibi byenda yirirwamo n'ubukamambiri nazi ubwoko bwa nibyo azakomezamo urumva abatari kudusebya bo abantu baba mu nzu n'inge we asubura ngo tuzakomeza kumworora nk'itungo we agomba guhaguruka rega nakamenya kugendera mu nkweto hazabimenya ryari se umuntu atabimwigishije ko kanyo bikatazi no gufata vuba kugira ngo sinza hano ubundi icyaro kiwanyu ni cyayeye mu by'ukuri twagira ngo nta bantu babayo nahaguruka ahubwo dukomeze kugendera mu nkweto ibyo mberemo simbizi tumvana uranga n'uturanye ngiye byose nabi haguruka Mwana rwose aratesha abantu umutwe. None hereza kusohoka mu rugo kweri. Kugenda gutyo we. Wiriwe madam. Ntabwo mwaturangiriye umwana ko twamubuze. Ahubwo se mwebwe ntabwo mwandangira ko kabiri kapfuye. Kigoryo uramubaza nako kukubaza. Ariko mama MARIBORI nyunguse igitekerezo. Ubundi koresheje ubwenge wanjye bwose bushoboka gashakisha MARIBORI nkamubona. Ubundi se wampembe iki?
ubundi se urumva naguhenda iki kinyange yabibi mva ndavuze ngo mpagurukira ku gitambaro haguruka ku gitambaro cy'umukobwa wanjye hagurukaho niko ndavuze Maribo turarangisha murabeho baturage mu mudugudu bahera abandi ndo kinyange ngiye mu mahanga nyange itaguruka ntimenya aho bukeye bye bye ndo kinyange ngiye mu mahanga murabeho kangiye mu mahanga rwose amazina yanjye nitwa manzi mu rusisiro hose baranzi kandi bazi ko ngukunda sinigeze mbigirira ibanga ayo baby ayo nziko naremewe kukumara irungu erega nanakubyinira wakuraho umusore nkanjye uriho manzi wakuraho umusore nkanjye ukwemera ngo mbikunda umutoni wanjye wampaye umutima rudasungura imutarutwa ndabizi sinkomeza ibintu reka tukubuza ngombwa ndabizi sinkomeza ibintu wagiye ukorana umwete ariko nk'ubwo ngubwo wabaye igiturage kizakuvamo ryari ibintu byose no kwinyuzura winyuzura nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo kive mu nzira birangire ukore n'ikindi ibyo biri too much wese bite byawe gasi ndakwiyamye ntukajya ubwira nabi Maribori ibyo atazi wakabaye mwigisha muzashake inzu mugende muyibanemo mwenyine njye mu ndeke urumva ntawe nazanye mu isakoshi yanjye mby'iwacu mujye mukura imiteta murabona muri iyi Kigali ari uguteta ese ubundi azatangira guhaha ryari ko yamaze kuba umusango njye ndumva mwandeze shiri gasi nakujya gutera ubwoba sibyo niko mutunze dudu iyo ushaka guteka icyayi cyiza urumva ushyiramo umutangawizi mu cyayi gese wari ubizi ese uyu munani ari kabiri umunsi rero naje niteguye kandi mu buryo bushimishije cyane ko iyo namaze kubishyiramo umunsi wose mba numva cyangwa se ko nta kintu ndi kukumarira umunsi ntabwo bwawe ni ukuri ndumva nameze neza uri mu mihango se ariko nyine ndumva irigane nubwo napfa gusunika ko nawanyu kuri kw'Imana nta kintu nakikwereka ukuntu dukundana kandi tumaranye iminsi nta mpamvu yo kutabikora igihe icyo ari cyo cyose nasi ndumva nameze neza ahubwo ariko nyine hano hari umwana uhiye namukupangiye ariko nyine nawe ukamenya rwose ukambera ugiye kunjyana muri bya bintu byanyu by'amasugi ubu rero ugasanga njyewe nkeneye kwirirwa nshigakurikana n'imishiki tumenyeranye nkawe ntundi ntabwo ujya unyizera ngenda kurebera umwana uri seriye kandi mwiza nta kibazo gusa icyo mpfa ngewe nuko nikiza imisonga kameze gate si wakizeye ariko ngewe icyo nishakira n'umuntu tumenyeranye nkawe urabizi uburyo dukora ibintu byacu neza hari icyo ntaguhaye se
oya ntacyo nyine wowe tuze ndakurebera cyane sibyo ndakwinginze ukesa kanagereza ndebe ntacyo reka nurwamagana sibyo maribori ngwino usuza umushyitsi we humura ntacyo kabaye kandi uraza gushima rega we humura turebe simbizi sinunzi wowe subizi ntacyo kabaye ariko noneho ni ukuri nako se warakamenya ko gusuzanya gutya kubera icyorezo cyane rwose gukorerwa kuri radiyo se kesi kuri cyo koze uranyemeje pe narinzi ko narinzi ko nuko Imana igiye kutumuyambira maze kamutunganyirize ego kusigenda gake umva icara uganiriza umushyitsi ndaje urumva umumariro ndaje umufate neza ariko sibyo ndaje tekereza umukobwa mwiza nkawe cy'amaso y'inyama umuntu areba nta kirenze ngo warangiza ukirwa rwose ibyo byihorere nyegereje erega ngiye wumve ko nagukunze kandi nkushaka nkwemera siko niteguye kuza kugukwa iwanyu sha cyangwa ubu ufite se ko mbona umupapa ukuze umupapa ukuze ariko utagira imipaka ibyo se bihuriye hehe umukobwa mwiza nkawe rero ugasanga rwose ntagomba nta kibazo sha rwose wowe kuki uhise ugenda shawe genda amafaranga afite yaba amariye iki gusuzugurwa n'agakobwa nka kariya ko usize umushyitsi wenyine wandaya we si wowe ndi kubaza ubona turakomeza kugutunga nk'ituma ako amashyano yabaye gute washyano we ubona twe twiyanze ntitwavukiye amezi 9 nk'abandi ubona udushikize ko gasabuze ndayambi gusa gutwi guse nk'ubwo ngubwo buri kwigira ibiki ndagusigira umushyitsi warangiza ukamusiga nta n'isoni urajya heze ntabwo ari we ndimo ndabaza